reka nze gato mbanze nzirebe hano ndakumva amakuru yawe meza. twa tudoto waturangije Baraturangije kare. ubwo nangahe 500 yonyine. tumereze hano ndebe Iyo studio izi gufotora cyane. Iyo studio ni gucisha. kabisa ubona bifotoye neza uri gurankanze mukanze cyako bakarya rugo mwabayemo rega ntureba urabona nta naguteye umugongo ndimo gukubura hari ikintu nshaka gukinisha ababwiye igiki nta batipe uzi mwaba muri mu rugero rumwe abatipe byibura nka batatu ndashaka abatipe bo guha akazi bose babiri ndabazi harimo umujama bita Kazungu bitwa na Mudage ndabazi nese ubwo wa gatatu nzamukura ntabwo mbize wamwishakira ko nakwiba papa yanyica rwose ngo umukozi mwiza dore umaze no gucya mwanya nyine mubwira nese bamuye karitse uzangurira akantu ariko zakagura rwose ikintu ari ikintu wavuze muri uru rugo ariko nyine nzanakugura n'akantu ni ukuvuga uraza kumanuka repfo muri karitsiye uzagenda ukate gutya ahantu nyine hari inzu isukuna wanyirenze ku tuntu twayitera nyine pe ahantu hari inzu ifite n'inzugi zisukuna baba bari ahantu mu gakorodoro gutya uzamanuka uzababona iyo mirangire yawe rero ndumva nta n'ahantu yageze ahubwo wowe tuzajyana muri dira ugenda ubanyereke nuko dukomeza akazi ntarebe ndaza kuzanira akantu mana hari ahantu narukiye n'umugoroba sawa nta kibazo Sawa. Manera. Sawa. ema gafege simani hari Wapi na akari? Akariro. Wapi nako na akari? Hana kangufu. Reka. abe n'agacuma Wapi ibyo ntabwo turaza ahubwo ni migende. Mura barokore. Sawa ni migende nabi. Wapi sawa ni migende. Nari ishusho. Nari. Nilo? Yego. Karekeza kunyuza. Ningiye karekeza kunyuza. Karekeza safiye kibazo. Karekeza ararwaye nyine ari mu rugo arambwiye ngo mbazane iyo mvirope. Nta kindi se kindi yagutumye. Oya nta kindi. Okay, nta kibazo sawa. Sanga wakamengiye. Sawa turi kumwe. salama mama Salam. mezete Neza ke. nisi myinshi kabisa Cyane arutwe. arakeye Ego cyane. ifaranga batubonye se kuri mobile money Aha natubonye pe. atubonye sha nyine narinje ngo dukora umuti nk'uko bisanzwe nyine batwara dustaff nyine njye muri deal kabisa Kazi staff. Reka nuguve mu nzira gusa sha urakeye byatari we birenze. sha reka njye kuhiga ifeza kabisa buriya tuzabonana wenda njyana nakwiyemeza kabisa nkagutamaho Uri gutinda. reka wabyemera se Gusa se uracyakunda ibirenze. yewe umbeshya Keve wa. sha nizere ko byuzuye nta mpamvu yo kwiyumva Bivuze ahubwo we vanzira atagira umuntu kuba gitunga. nuko kwizera kuva na kera Niko bimeze. merci sasa akagaka nyine ukuntu imbere ahantu ukuntu nyine imbere
sawa ameze muteze ngaho ntabwo kuko nani nzi Byarakurahise. abasa cyene kabisa Numgoto. bastafu Angahe se umani ntabwo ngiye nicara guteganya yuko muri abajama kandi muzi zikaritsiye zose ukuntu ziba zimeze neza zesitaye fureshi imirimo y'inaha yose murayizi Mwo hariya muri za rukobanyi hariya. aho n'inyuma ahantu hose wowe witwa ntabwo Njye banyita mudage. wowe witwa mudage Nitwa Kazungu Chris. Kababariye ku witwa Kazungu ubundi mwe mufite n'amazina turambabwirisha ariko ikintu cyo mugomba kwitondera ikintu cyitwa umuyobozi umuyobozi. Ndamuzi ni haduyi. Ejo bundi yafashe ndi muco mafege. Kira na karimo. ntabwo munsi sindi wo kwa Turakuzi. mfite boro Akarekezi ni n'abaki. amuhereza abajama bose bakaritse boro Yanyibiro shi. Mwatse igitabo wo munone urakaze. mugiye gucuruza neza staff nkuko n'ubundi ngenda nkoresha bari mu duce two hirya dutandukanye urumva njye muzajya muzana amafaranga urumva noneho njye mbahembe kandi nzabahemba neza ariko ugomba kunyitondera shumi yanjye genda vuna kuri boro yanjye ndavuna simuzi uko babigenza twose dupanze neza turimo aho ngaho dupanze neza ijana Nitunga. genda wowe ubare neza Umuntu ijana. ako se wagiye umenya ubwenge no mugende mukora akazi kandi kuri boro yanjye ngenda ndavuna Ariko kuri boro yanjye ariko boss. mu ivi. Boss. Ko twanaburaye ntabwo tuzacuruza twaburaye. Kuganira. Kubite na senye sende buri muntu. Ese kumuhaye we. Wakoze umusa. mugende reka no kuneza abantu bose Akajya ngo dufate.